jeje bamutwaye inzu arengana. Jeje ni umusazi. Jeje yagurutse mu rukiko, inzu yabo barayitwaye, yarababaye. Abakire bamwibiye inzu mu buryo bw'amariganya. Bya bindi umuntu avuga ati inzu yanjye nayambuwe mu buryo, iratwarwa mu buryo bw'uburiganya cyangwa irasenywa, itegeko rikakugonga ukabura icyo wakora. Jeje yaje mu rukiko menagura ibirahuri. Jeje ni umusazi, abapolisi baramuniga. Ibintu ntabwo bibaho mu rukiko. Jeje akubita abapolisi, dore dosiye, dore ibyaha, ntambara mu rukiko. Jeje akubita abo fisi yakura amenyo. Jeje ntambara mu rukiko. Jeje ni umusazi, papa waramugambaniye n'abakira mutwara inzu kubita polisi. Jeje buri gihe uravuga ngo ntukizere umupolisi, dore intambara mu rukiko barikunenga. Iyi ni dosiye ikomeye kujya mu rukiko ukarwana. Dore intambara baje hano, Jeje baramufata bakora rebe bana bajyano, bari batumiye abakene bose. Dore intambara Jeje bamunaga muri panda gare ya hariya. Jeje bana bamenagura ibirahuri, ntabwo mwamufunga. Bakire bakomeje kuduhotera, bana bamena ibirahuri by'imodoka ya panda gare. None izi ni dosiye nyinshi, kwangiza umutungo wa leta. Jeje baramucikisha. Dore akavuyo k'abakene, urabizi. Shishene hungu ukoza amahano, kurwana mu rukiko ugakubita